sindi ubona nanjye ubushobozi bwo kubafungurira bose. Kuba warabwiye abantu ngo inkingo ni ziza bazitonde ntibazifate uko babonye babanze barebe ese ahangaha umuntu ntashobora kugira ati ndamangera gumura abaturage wabireba yaba ubutegetsi cyangwa n'abandi baturage. Nta nubwo ngiye nigeze mbwira musubire muri video zanyu mujye muzumva neza. Ntabwo nigeze mvuga ngo inkingo ni ziza ngo muzitonde baturage, ahubwo nasabye leta ntimudufashe kubera ko izi nkingo ntago tuzi ibyazo bambe gatanazi ntabwo nzi neza ko ntabwo nigeze menya neza urukingo rukorwa mu meza ngahe, kandi ibyo bintu singe wabigiriye impungenge ngenyine hafi y'isi yose yabigizeho impungenge. Mwana nabyumvishe ko hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byari byagiye byanga izo nkingo. Noneho ngewe nasabye leta kuko urumva nahuraga n'abaturage nabwo n'ubundi bafite ubwo bwoba nuko uvugishe kumva afite ubwoba ati nkingo atizaje ati noneho turapfuye, bamwe bati turahinduka ibirobo abandi biki wenda sinavuga koko ngo abantu barabibirobo. Ariko nge navuga ntizo nkingo mu by'ukuri ntituzi n'ibyazo zije zihuta cyane. Mbere hari indwara zabayeho, izo ndwara ntago abazungu bihutiye kuzishakira inkingo, kandi mu by'ukuri abazungu buryo bakura matière première wacu muri Afrika. Naravuze rero none se koko wa mugani izi nkingo tuzizere 100% bazizane duhita tuziteza, ese ko n'ibindi bihugu biri no kuzanga wagurwa n'iki ko zujuje ubuziranenge bitwaye iki kuba ibihugu byakwihutisha urukingo rw'indwara? Nyine abantu abaturage badafite confusion kwihuta nta kibazo, ariko mu gihe abaturage bari mu gukekeranya batura urukingo icyo gihe byaba byiza umuntu yitonze. Ngero nasabye leta mwadufasha izo nkingo mukazitondesha, mudufashe muzitondesha kuko ntabwo tuzi n'ibyazo cyane ko zakozwe nta n'umunyafurika uhari, cyangwa se basi mubanze muzigenzure namwe mutubwire. Ariko nyine ntabwo nigeze numva leta yagenzuye inkingo ngo idukonfirme ko inkingo ntacyo zitwaye, ngo nirangiza mbwira abaturage ntimuramenye nimwiteze ziriya nkingo ntabwo twamenye ibyazo. Ntabwo ibyo nabikoze. Hanyuma wanatabaje ubutegetsi mu rwego rwo hejuru, Perezidansi ya Repubulika, uvuga ko mu kureba kwa Perezida wa Repubulika atigeze asohoka ngo abwire abaturage ati ibi n'ibi ati mwitonde mwirinde ndabahumuriza. Mu kwa 12 twabonye Perezida wa Repubulika mbere yo kuganira n'abanyamakuru akora icyo bita State of the Nation Address, kubwira abaturage uko igihugu kimeze. Corona ayiha umwanya uhagije, ndetse turanamubona n'ahandi asa nk'aganira n'ibindi bitangazamakuru byo hanze. Guceceka kwa Perezida wa Repubulika wakubonye ute kandi twarabonye abwira abaturage? Nge ntabwo nigeze ntanga itangazo rirangisha Perezida wa Repubulika. Nanjye navuga ko wavuze ko reka nkubwire uko navuze nyine hanyuma uze gusubira muri video zanjye uzumva. Ntabwo nigeze ntanga itangazo rirangisha Perezida wa Repubulika, nta nubwo nigeze mvuga ngo wese ngo Perezida wa Repubulika ngo wowe ngo kuki ngutaje ngo tubwire ibi. Nyamara ko bimeze ngera navuze ni mu rugo iyo habaye ikibazo umugabo arasohoka mu rugo, umva ntabwo waterwa iwawe ngo hasohoke madamu, sibyo? Umugabo arasohoka mu rugo, iyo asohotse mu rugo rero ajya kureba akamenya ikibaye akagaruka agahumuriza urugo kuko umugabo n'umutwe w'urugo. Iyo umugabo adahari madamu arasohoka agahumuriza urugo kuko umugore n'umutwe w'urugo, umugore nawe n'umufasha w'urugo. Iyo badahari haba hari abandi bantu bashinzwe gukoraho cyangwa kuhaba bakuru, nabo barasohoka bakabavuga bati rero ikibazo kiniki muhumure ni ikintu cyari gikomeye inyuma ariko ntago kiri grave, cyangwa se haba hari abana bakuru nabo bagasohoka bakaza bakabwira uduto bati ni muhumure ntimugire ubwoba. Niba ubyibuka neza nuko nabivuze ndaje ndavuga nti ngewe ntago nigeze mbona Perezida wa Repubulika biba rwose kwikubitiro ngo mite mbona sohoka atubwira ati ni muhumure indwara yaje, iyi ndwara yitwa gutya na gutya, ariko rwose ni muhumure ntabwo iyi ndwara ari incamugongo, turahari turafata ingamba mbokwa. Nuko nge nabivuze, ariko ntago mbuza umuntu kubyanariza uko wabishaka. Nge mbivuga uko mbyumva nawo kabinunde nawe akabyanariza uko abishaka. Ntabwo nigeze mbona madamu Jeannette Kagame asohoka ngo abwira abantu ati izi ngamba rwose tubigenze gutya mwihangane, udupfukamunwa turagora ariko mutwihanganire, sibyo? Burya n'umwana mu rugo rega bashaka kumuhumuriza nk'umubyeyi ukamwinginga
buriya ngewe ijambo navuga ntabwo abaturage ryabanyura cyane nk'ibyo Jeannette Kagame yavuga. Kuko we ni first lady, ni ukuvuga ngo avuze ati gufata mikoro gusa akereka abaturage ko yabakunze cyane abakunda. Ariko iyi ndwara icyaduka twabonye umuryango wa perezida akababwira ati nabo perezida Kagame na madamu we bereka abantu ukuntu bakaraba intoki, ukuntu bagomba kwirinda n'izindi intervention wenda perezida Kagame ubwo yagiye abivuga. Ntabwo nagiye kureba cyane mu gihe cyo gukaraba intoki, ngiye nibanze cyane mu gihe cyaguma mu rugo ya mbere. Nicyo nashatse kuvuga. Ariko nakubwiye ngo buri muntu wese atwara ibintu uko abyumva. Ngewe mfite uko mbivuga, umuntu akaba yabitwara uko abyumva, ariko ngewe mfite uko mbivuze mu buryo buri simple. Gusa ubifashe n'ijambo rimwe, niyo umuntu yakubwira ngo ririya buye ukaryanariza ntabwo wabura kutarikuramo icyo ushaka. Ngewe rero nkavuga nti wenda abo bantu, wenda tuvuge niba abantu bari bashonje bikagaragara ko harimo abo bigeraho nabo bitageraho, ibyo byose n'abaturage baranabivugaga. Sinange ngiye nyine wabyumvishije mu Rwanda, nawe ukora ku itangazamakuru ngira ngo aho wagenda ukajya ubaza abaturage babikubwira. Urumva ntabwo rero nibyo naravuze mbiteramo n'agaterime, ndavuga nti numvaga nari abaturage bari gushimishwa no kumva wenda bavuga bati nk'umwana wa perezida yajyanye ni kamyoneta yahaye nk'abaturage abanabi byo kurya, wenda twanase turubyiruko tugenzi twe. Mbese donc nabivugaga nko gushaka kuvuga ngewe buriya mfite uburyo nagira ikibazo nkifuza ko wamba hafi, sibyo? Ariko ntago bivuga ngo uburyo nifuza ko wamba hafi nibwo undi muntu wenda yifuza ko wamuba hafi. Birashoboka ko hari abantu bakunda ko umuntu ababa hafi cyane, hakaba n'abandi wenda bashobora kuba babikunda mu rugero. Nge nshobora kuba rero narabivuze nk'umuntu ukunda ko mbese buriya ngiyo tubona nka Cyomoro yaje hano muri Kimironko, tukabona Anje yagiye wenda tuvuge bakajyana nk'umuceri, nkana akajyana nk'umuceri, wumva byungura iki? Byari nge nkanjye ubanza ahubwo umunsi nari gufata mikoro nkavuga nti ndashimira abana ba perezida, banyakubahwa perezida wa Repubulika, kuko biba binyeretse yuko tubari no ku mutima bazi. Wenda hari abishoboye ariko hari n'abandi bakiri hasi cyane. Tubona ministeri zihagarariwe n'abaminisitiri bazo, Minaloc, Minisante na Fande Kabera, akenshi baba bari kuri televiziyo y'u Rwanda babwira abaturage. Biriya byo agaciro biha bikangana gute? Ntabwo ubona bihagije ko abaturage bahora bafite amakuru kandi ava ku bantu bakomeye nk'abari? Ngewe ikintu wabwira umuntu utitaye ku buzima bwe ngo ubanze umugaburire umwite ku buzima bw'ibanze, numva mu by'ukuri twese nta utungwa n'amagambo, tujye tuvugisha ukuri. Ayaza nyuma aza kuko waramutse. Reka tuve n'ubundi biracyafite aho bihuriye na corona. Numvise utabaza General Kabarebe n'abandi basirikare, ariko General Kabarebe wamutinzeho byimbitse kuko ari umujyanama wa perezida wa Repubulika. Ni bumwe uti gira icyo ukora, hariya gira icyo ukora wavugaga ngo akore. Narabivuze kubera ko impamvu natinze kuri General Kabarebe mbanze nyigusobanurire, wenda sinzi niba hari abandi bayibajijeho. Nuko General Kabarebe niwe musirikare nzi cyane, donc yaravuzwe cyane mu gihe cy'ibohozwa ry'igihugu. Urumva rero kuvuga gutyo nuko nundi wese yatinda no ku wundi yumva azi. Niyo mpamvu nahise mvuga nti mureyajise nibo byibuka, ntabwo nigeze mbabwira ngo nibaze bakubitana, nababwiye ingabo z'igihugu mwarwaniye igihugu, mwakibohoje mufite uko mushaka ko kimera, mwari mufite uko mwifuza ko abaturage bamera banezerwa. Ntimureyajise basi, mureyajise mugira ikintu mukora, mugira ikintu mukora, mumenye ibibazo by'abaturage. Nuko ahambwira uti hari amabanga, munatabaza nyine wo yumva ahambwira uti hari amabanga menshi. Sabitse amabanga y'igihugu se kubera iki wibanze ku mabanga y'amara kandi ntabwo ari kuvuga ko n'abandi bajenero ntabazi, ariko burya hari umuntu ubuzwi cyane, ngira ngo nta nubwo ari nyine, ngira ngo Kabarebe ni umuntu uzwi cyane mu rwego rw'igihugu, arazwi pe. Rero kubera ko ari wenzi niryo zina ryaje, sinari kutangira ngo Kabarebe ngo runaka ari naho nari kugera nkabaha amaranka atarayabo. Ariko hari amagambo wavuze uti u Rwanda ubu ngubu usa nkaho turi nk'intama zitagira umwungeri.
intama zitagira umwungeri ubona Ufite, ibintu tuvuge wenda wumvishije- zirimo kurisha ubona harimo akavuyo ntawe wumvishije kwa uzikurikiye. kundi nagusobanuriye kare muri ya structure y'urugo neza uko nayisobanuriye niyo context n'ubundi bitwaremo njye niyo nashatse kubivugamo nyine ntibibujije buri wese kubitwara uko abishaka nabivuze ariko njye ni muri iyo context nabivuzemo. Kuba komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside ikubona mu rutonde rw'abanyamakuru abantu bakoresha social media cyangwa imbuga nkoranyambaga nk'umuntu uri mu bantu bapfobya jenoside cyangwa bakwirakwiza ingengabitekerezo yayo ubifata ute? Njye mbifata ahubwo nko kunsesereza, mbifata nko gucuhurira umuntu umuhemukira cyane umwibutsa ibihe bibi yanyuzemo kandi wenda hari n'igihe wowe unabimwibutsa utanabiciyemo ibyo bihe. Kuko njyewe ntangira na video yanjye rwose natangiye mvuga ko nacitse ku icumu rya jenoside, ntangira mvuga ko nshimira abantu bampishe mu gihe cya jenoside. Ubwo se navuga ko nacitse ku icumu rya jenoside ntemera jenoside, nkashimira abantu bampishe mu gihe cya jenoside bakaba barampishe iki se kandi nta jenoside yari kubaye. Kuba bavuga bati hariho n'abantu barokotse jenoside ibyo si igitangaza bashobora gupfobya jenoside ubifata ute? Ahubwo njye mbona icyo kintu bagishakira indi nyito, kuko kuvuga ngo umuntu yarokotse jenoside apfobya jenoside si ubwo uwo muntu aba yirwanya. Ahubwo njye mbona wenda bazagishakira indi nyito, kuko icyo kintu ubwo cyaba iyo mvugo y'ubwayo yabipfobya jenoside. Kuko kuvuga ngo umuntu yarokotse jenoside kandi arayipfobya ntabwo byumvikana. Kwibona kuri ya rutonde wowe ntabwo byaguteye? Niyumvise na Dr. Bizimana Jean Damascene wa CNLG abivuga ku ijwi rya Amerika kuri Radio Rwanda, nta bwoba byaguteye? Nta bwoba byanteye, kuko njyewe nsanzwe nzi neza ko hano mu gihugu cyacu iyo uhagurutse ukavugisha ikintu kuri buri muntu wese ashaka akajambo kamwe ayumva ashaka akagerageza kugusiga icyaha. Rero ubwo ngubwo kuko nari nzi ko nta kibazo kindi nagiranye na leta, nta kibazo kindi nagize wenda ku buryo bari kubona aho bahera ngo bansige icyo cyasha imbere y'abantu, bagombaga gushaka akantu bifashisha rero bakansiga ubwo icyo cyaha wenda cyo gupfobya jenoside. Kuko kiwe ndiyo mba mukuru bari kuvuga ko nishe n'abantu simbizi, ariko nyine ntari mutoya. Rero ntabwo byantangaje rwose, kuko nari mbizi ko niba mpagurutse ngiye kuvuga ukuri mu Rwanda bitazoroha ko batazabura ibyaha bampimbira. Dusoza ikiganiro, bamwe mu bagukurikiye bavuze ngo bakurikiye ikiganiro cyawe ngo bumvamo gupfobya jenoside, ngo ibintu birebana n'inzibutso, bavuze ngo aho imibiri y'abanyu ngo icururizwa. Biriya bintu ubifata ute? Kuba abarescape bumva, nubwo nawe uri umurescape ariko wumva warabakomerekeye. Mugana Etienne nkubwire, nibyo nakubwiye ngo buri muntu wese ntago ashobora kumva ikintu kimwe n'undi. Umuntu umwe ashobora kuvuga ijambo undi akarisobanura uko ritari. Ntabwo njyewe nzi ko mu rwibutso ari mu isoko bacururiza. Ntabwo uburyo bashatse uretse ko ari bose gucuruza, ntabwo ari bose babyumvishije gutyo, buri wese afite uko abyumva. Njye nakubwiye ngo amagambo ameze nk'aharushya. Uyu mwanya ushatse na kariya kabuye, umuntu avuze ngo akabuye ushatse bagakuramo amagambo menshi cyane. Ntabwo rero kufatira ku kantu kamwe yumvishije muri video agahita avuga ngo navuze gutya ngo ubwo ngo mfobya jenoside, icyo ni cyaha ntemera, ntashobora no kwemera na gato. Kandi nta n'umuntu muzima utekereza ufite ubwenge wumva ko napfobya jenoside. Ari amafaranga atangwa ku nzibutso hariya binjirira, abantu bavuze bati ariya ni amafaranga, uretse ko ni nako bigizwe cyane ko ari amafaranga afasha inzibutso kugira ngo inzego zibishinzwe zibashe kuzibungabunga ntizisaze, ntihajyemo za humidite ku buryo imibiri y'abantu yakwangirika. Siko ubibona cyangwa wenda hari ikindi wavuga? Aho ngaho njye ndumva ntari buhagusubize, kuko nta nubwo nahagusobanurira, n'ubundi mpagusobanuriye hazamo ikindi kibazo. Ibyo rero njyewe amafaranga sinshinzwe kuyacunga, sinshinzwe no kuyakoresha. Bashinzwe kuyacunga, bashinzwe no kuyakoresha, uko bazi ibyo bayakoresha. Ibyo mbyinjiyemo byaba atari akazi kanjye. Ikibazo cya nyuma ari nacyo gisoza ikiganiro, kirarebana n'ibintu birebana no kwimura abaturage mu bishanga. Ibi bikunze kubyara impaka zikomeye, abantu bakavuga bati turi hano baraje batwimura nabi, noneho nawe ukaba warabivuzeho ikintu. Ese
mu kureba kwawe ubona abaturage ko baba bakurwa hariya hantu ngira ngo wumvise n'aho imvura yaguye abantu bagapfa warabyumvise ubivugaho iki kuriya wabivuze byaba bidashobora kubangamira gahunda ya leta yo kwimura abantu mu manegeka? oya njye ntabwo uburyo nabivuze numva byabangamira gahunda ya leta, kuko leta yakagombye kuba ari umubyeyi. Ntabwo waba uri umubyeyi ngo ugende ufata umwana wawe umubwire utaha ahantu utuye hashobora kuzakugwa nabi none himukiye, ngo ariko umwimura udafite n'ahandi umujyana. Wakagombye kumwimura ariko ukamubwira uti ahangaha si heza, have ngaho byibuza agenda ugihariye. Ariko mu gihe ntaho ufite umujyana none uramwimuye ngo ajye kuba ku gasozi. Ziriya nzu tubona mu Busanza hari n'izindi zubatse hariya Inyamirambo ngira ngo niho muri Kigali urebye buri ushatse kubivuga gutyo. Izo ni inzu zose leta yagiye ishyiraho kugira ngo abantu bavuye mu manegeka babashe nubwo wenda batasubira iwabo nk'uko hari hameze ariko ntibabatererane. Ibyo ntabwo wabifata nk'igikorwa cya leta cyiza. Izo nzu bose barazibona, cyangwa izo nzu zitwa ko zihari buri wese akaba bavuga ngo wimuwe yazijyamo, ariko mu by'ukuri wenda zitanahari. Zikaba ari formalite, ikintu twita formalite, kuvuga uti iki n'iki kirahari cyangwa se iki n'iki ndagikora, ariko mu by'ukuri wenda kitanahari. Gihagije, icyo nashatse kuba gihagije, tuvuge niba uhari nk'inzu 20 se hakaba habonetse abaturage bimuwe bagera nko kuri 30, bose kireka imiryango igiye ibanamo, ndumva ngewe babimuye bafite aho babajyana. Kiriya gikorwa nta n'icyo gishimaho nibura uvuga uti leta hari ikintu yagerageje. Icyo ngishimaho ni uko biba batumye abo bantu baticwa n'amanegeka, ariko bakagombye kubimura bafite aho babajyana. Kuko niba ubwiye umuntu ngo va mu manegeka ngo nkwimure ngo nta hantu mujyana, ni ukuri njye mbona aho kumuta ku muhanda, nta kintu waba umukoreye. Hanyuma mu kazi kawe wahisemo gukorera kuri YouTube, ntabwo ariko kazi kawe ariko hari icyo ukoreraho, ubu wabaye mu YouTuber nkatwe twese. Ikintu wakivugaho iki, kubera iki wahisemo buriya buryo, kuri wowe bukungura iki cyangwa bwungura iki abaturage? Njyewe ntabwo nabugiyemo ari uburyo bwo kugira ngo niyungure ku giti cyanjye, kandi ubyumve nk'ukuri pe. Ni uburyo nabonye bworoshye kuri njyewe, nabonaga bwo gutangariza amakuru nari mfite kugira ngo nsabe leta ifasha abaturage bave mu bibazo bafite. Kuko sinari kuvugira kuri televiziyo yiwanjye, nta nubwo nari kujya ku kinyamakuru runaka wenda nticyari kunyemerera gutambutsa iyo nkuru. Nahisemo kubutambutsa rero kuri YouTube kugira ngo ubuyobozi bubibone ko abaturage bafite ibibazo. Ngewe nta nubwo nabikoze ari ukubarega kundi cyangwa ikindi kintu ngamije kibi, nagira ngo abayobozi babone ko abaturage bafite ibibazo runaka, babegere. Nibamara kubegera wenda baverifiye ko nibyo navuze koko ari byo, babikemure, nta kindi. Naho ngewe nta nubwo nzakomeza kubikora. Mu kureba kwawe ubona leta ifite ubushake, inzira yerekezamo zo gukemura ibibazo by'abaturage? Ko warebaga video yagiraga ati wenda bashobora kuba abantu baratereranywe, ukareba titire z'inkuru zanyu. Jewe nyine aho niho hanyobera, kuko mbona ko leta yagombaga kubanza kureba ibintu Yvonne yatangaje ni ibintu ki. Ese koko ibi bibazo bakajya kuri teri? Ese koko ibibazo Yvonne avuga mu baturage birahari? Cyangwa n'umugore wasaze akabyuka akivugira ibibazo atekereje mu mutwe we, imagine ko abantu babifite bidahari. Noneho bakagenda kuri teri, basanga bihari bakabikemura, basanga bidahari bakavuga bati ni umugore uri aho ngaho wivugira w'umusazi gusa. Ariko noneho ikibazo aho kugira ngo bajye kureba ko ibibazo navuze bihari ngo babikemure, baranshakira ibyaha kandi abaturage bo ibibazo bikibarimo. Ntabwo rero icyo gihe ngemba numva ko kijije ikibazo, ntabwo mba numva ko kijije ikibazo, kuko aho kwica gitera wishe kimutera. Ikiza kiriho nuko leta yakumva abantu ikagenda igakemura ibyo bibazo. Nge nta nubwo ndi umukozi wa leta, ntabwo babimpembera, yari gutuma bihemba, bakagenda bakareba ko ibyo bibazo bihari, basanga bihari bakabikemura, basanga bidahari bakanyihorera, bakambwira ati buryo waranasaze ntushaka guceceka. Kuko ngewe uyu munota wa none ibibazo byose navuze leta ibidukemuriye, nta nubwo nasubira kuri YouTube. Ko nakora se mwitangazamakuru nge ko atari umwuga wanjye. Warabantu uvuga ko hari umuntu waguhamagaje nimero ya 0730, urongera bati hano hari imodoka nakunze kujya mpabona igaparika ubundi kagenda,
ibintu ntabwo byaba guteye ikibazo cy'umutekano wawe. Oya, ntabwo navuga ko byanteye ikibazo cy'umutekano cyane, kuko uwo muntu bwa mbere yarampamagaye ambwira izina, ambwira ko azaza kundeba ngo ejo saa 2. Mbese uhari avuga ko ari umupolisi. ambwiye ko ndamubaza nti surinda, ati ndi umupolisi w'u Rwanda. Nise witwa ndati nitwa Arno. Nta kibazo. Ati ndashaka kuza mu rugo, nta kibazo ntuzaze. Umunsi yambwiriyeho saa 2 ndamutegereza sinamubona. Ahubwo saa 4 zigeze kuri uwo munsi arampamagara. Noneho ampamagaye nturinde, ati ndashaka koza mu rugo, ati nyobora. Nise urinde kunyoboza kandi nakuze. Ati nyine ati ndashaka kuhagera, ati so huguriye. Nise urinde kumbaza huri kandi ntanakuze. Ati yaje isa nk'umuntu tuziranye. Hakwa ko ni umuntu abari nk'umucuti wawe, ati ariko sheri ubuzarigize ryari kutamenya kuko. Nurinde ati ntago ndi Mugisha, ntago nzi. Mugisha wuhe? Ati Mugisha nyine Mugisha, ariko ni gute utamenye? Nimbwira nyine ba Mugisha ni benshi. Ahita rira ku telefone. Ariko ngewe namubazaga cyane kuko nari namaze kubona ko ari ya nimero yampamagaye ejo. Nibaza umupolisi weshya nimero n'amazina, numva ntago bihuye. Nyuma rero nibwo haciye nk'iminsi nk'itatu cyangwa 2 gutyo, ntangira kujya mbona imodoka ihagaze imbere y'igipangu, mbona umuntu atambuka igafotora, ariko yaje kwijyana. Na Mugisha we yarijyanye. Imodoka yaciye nk'iminsi nk'ingahe? Nk'itatu. Iraza igaparika hano hafi. Igafotora. Nimubabaza muti muri bande? Mubariza iki se ko naninzi ko ntacyo bantwara? Cyangwa ngo ubwire inzego zibishinzwe uti hano ibintu bimeze bite? Wabaza umuntu mu muhanda ngurinde. Umuhanda ntago ari uwanjye, ni uwacu twese. Ariko fotori wawe se wabwira umuntu ngura fotoye akugize umusazi ati si fotoye ko telefone ariye, ko atazanye kamera nk'izi zawe ngo aze installe telefone, ko ariye akugize umusazi ati umbonye mfotora. Akubwiye se ati nari mbonye ikintu kiza mu muhanda nafotoraga. Ntago muri make urumva utekanye. Utagira preve uko biri kose urumva utekanye. Mbo kugeza kuri uyu munota nta kibazo mfite. Arakoze cyane Idamange irya Mugwiza Yvonne, akaba yatwemereye ikiganiro nka Real Talk. Turamushimira cyane umwanya utari mutoya yaduhaye kandi akadusobanurira ibibazo byose bimuvugwaho hirya no hino, ndetse n'ibirebana n'inkuru agiye amaze iminsi akora kuri YouTube. Wakoze cyane Idamange. Nakoze cyane.